Sorry. kubera nyine babona turamusize umupfakazi. It's okay. Musaza wanjye yaragiye nanjye hundagiye ubu tubaze tumusigiye nde. Nzakumbura ikirima, nzagukumbura nawe wambere umwana mwiza cyane. Urinze ugenda nta mukunzi ufite uvugisha ukuri. Mbesha mukanya ati bizu. Reka ngubwire bizi nyinshi cyane rero. Ariko ndababaye cyane. Yo. Ngarababaye Ali. Gasaro TV. Mama ni byose, mama ni inshuti yacu nk'abana, inshuti yanjye tumwisangaho, atwisangaho, agira urukundo rwinshi mama, kandi icyiza cya mama buriya ni umuntu uri ufungutse mu mutwe, mbese aratwumva, kandi atwisanga twumwisangaho. Ikindi nabonyeho mama buriya namwigiye ikintu gikomeye cyane, kurwanira abana biwe. Mama n'umumama watubaye hafi cyane ku buryo nemeza ko uyu munsi ashobora kudupfira. Ngira ibyago yayisaza abana nanjye areka ibye, ahita ava hano ataza Canada just kugira ngo abane nanjye, anyiteho, anyigisha guteka. Mama yanyigishije guhaha, noneho kwa kuntu njye nimereye rero aranzi akamfatirana, ndagufashe tugende, agahita afata akanjyana guhaha, ati ibi niko bigenda, ariko kuko yabaga nzi nyine kubera mbigiraho bitambamo cyane, ariko arabyihata ntabyazi. Ariko uyu munsi namenye guhaha, nagiye guteka iki kubera we, ariko kubera ukuntu yabikoranaga urukundo, ntabwo yabikoraga njujano, yabikoreraga urukundo rwinshi cyane actually, ukabona abona ndi byinshi mu mutwe, agahita amfatirana, mbonye injira mu modoka tugende nkwereke uko bahaha, uko bagira, ngenda nitutumba. Ariko ubona akabimpa n'urukundo rwinshi. Rero mama wanjye wamubonye n'umwana mwiza cyane turamusize, ariko ubwo Imana nyine izamwitaho. Bivuze nyine birambabaza, ariko Imana iri kumwe nawe. Ali, kubuze mama wawe nkabona amarira arakwishe, kandi nzi ko uri umuntu histoire yawe arayimbwiye. Ni histoire ibabaje, ariko ntago wigize urira, ariko kubuze mama wawe urarira. Sorry. Kubera nyine babona turamusize umupfakazi. It's okay. Musaza wanjye yaragiye nanjye hundagiye ubu tubaze tumusigiye nde. Azabishobora se wenyine, kuko twe tumenyereye papa, aramumenyereye. Kandi mama wanjye twabanaga cyane hariya muri Canada, ariko ndabizi ko turasenga kandi Imana izamuhuza n'abamukwiye, bamufashe, kandi natwe turahari naho tugiye, gusa nuko tutari kumwe nawe, kuko nifuzaga nk'uko ndi kumwe nawe nk'andi mezi nk'atatu 4 abanza amenyere, abanze nawe aruhuke mu mutima. Ariko nanjye ngiye kureba abana, mfite izindi responsabilité, narabyaye na musaza wanjye yarabyaye, afite urugo, umva n'impamvu twese twagiye, ariko turamukunda, arabizi, kandi turamutekereza. Imana izamuba hafi, n'inshuti zizamuba hafi. Nukuri. Hanyuma iyi saha ufashe urugendo, uragiye usubiye muri Canada, ni cyo kintu wumva uzakumbura cyane kurenza ibindi mu Rwanda mu bihe byiza wagizemo? Klima nanone, izuba, ibyo navuze, izuba, umukozi, kugira umukozi ugufasha. Ni ukuri naje ndwaye umugongo, nageze hano urakira. Kubera kuba kubyuka utarushye, sibyo?
kuko hari rumva ufite abana bane bambyikorera njye nyine umva ikindi papa we ntago twari twumvikana ku buryo twajya tubagabana nawe mfashe nanjye nduhuke oya urumva bose ninjye bareba umva rero ntago byoroshye nta mukozi ufite nta ninjye uhaha ninjye ubarera ninjye mwarimu wabo ninjye shoferi wabo byaruhije cyane none na klima ntitwemerera ariko urumva rero nzakumbura buno buzima bworoshya kandi ndakunda buryo ubuzima bworoshye cyane cyane kabisa sinzi impamvu Imana injyana muri ubwo buzima ariko bigira ngo impindure nanone ariko nzakumbura ikirima nzagukumbura nawe wambere umwana mwiza cyane nzagukumbura nkumbure mama nkumbure inshuti muhoza wanje nabanye mwifatazanyije nabwo ushaka kurira mukozi wa dukorera nashatse kurira ko ndamukunda nawe naramukunze cyane yabaye hafi papa cyane mu makuru twamenyaga menshi ni kubera uriya mukozi kamwereka ko mwita umukozi umusore wo mu rugo basi mu rugo nawe rwose yambabaje ko ngiye numva no muwambaze nawe arimo hanyuma ari uravuze ati nta mukunzi hariya umaze ukwezi mu Rwanda uri umumama mwiza w'igikundiro urinze ugenda nta mukunzi ufite uvugisha ukuri no kureka nkubaze ubu naje nje gushyingura muzehe ibyumweru bitatu bya mbere bibiri bya mbere n'igice nari busy urumva nari mfite akabaro kenshi uzi kuza mu ndege uzi ko umubyeyi wawe yagiye Imana yamuhamagaye ariko cyane cyane noneho papa nakubwiye ko atari umubyeyi usanzwe yari inshuti yanjye niwe nabwiraga amabanga menshi yanjye ku buryo kumubura ni nko kubura ibintu byinshi nawe sumva mu byumweru bibiri rero twari busy kiriyo kidashira gusora kubona igihe cyo kujya gukundana n'umuntu koko umuryango n'uwankunda ntiyabimbwira yavuga ati uriya mudamu aribabariye reka njye kumusapotinga none someni izi zishize TV zari zaje urabizi ko ari n'amavideo yanjye yasohotse bamenye ko nageze hano kuko mba ndi kuri social media barantumira none iki kimwe nigikora nkuri iyo ndirimbo nta mwanya nabonye kujya gukundana rwose tureke n'ibyo ntawe Imana iranyereka ari ubwo nta kantu nyinze numvishe mu kanya ati bizu reka ngubwire bizu nyinshi cyane rero reka uriya muntu tumureke iwacu ni amabizu menshi ariko ntabwo abonye mu rugo ko twimereye duhana amabizu menshi meme les amis duhana amabizu menshi so ni ukuri sinabigurisha kandi ni ukuri naboneka uri uwa mbere nzabwira urabimbwirira ntacyo behind camera reka uriya muntu tumugire ibanga ariko nibiba uzatubwira kuri mva se nanabihisha ahubwo oya nzavuga ibintu Imana yankoreye byiza ariko hari umusore wagukunze wa wundi babyibuka ahubwo barabanteje TV yarabanteje ni ukuri bari navuga ngo ntago mbasubiza mpereho kubabwira mwihangane nta mutima mubi ngira si ukwirata hari wanditse ngo kukinirase ngo nanze kumusubiza birambabaza kuko sikomeze ahubwo no kubura umwanya no kubura igihe kandi buryo kwandikiye umuntu sikagusubiza ni message nk'umuntu nyinshi cyane hari n'undi mukobwa gusaba mbabaje cyane ambazigira ati narakwanda gukunda ariko narakwandikiye ntiwansubije mvugira hanga abari kunyandikira simbasubize mwihangane ningera hariya nzagira igihe cyo kwicara hamwe none ngende nsubiza email ya buri muntu wese si ukwirata bwo no kubura umwanya uzadusubiriza muri Canada hanyuma alo amakuru Imeza ndi kumwe na wa mukunzi wawe gira ubutumwa umugenera aratashye it's a surprise ariko ukumva guteza amatwi turi live ku Gasaro aratashye Ali ngo ujye mutangiye kubonana ukuri ndihuse ngarihuse gira icyo umubwira muri aka kanya uko agiye kugera ku kibuga namubwira no kugira ngo no kugenda Imana ikamugenda imbere akagera amahoro yego akora byose bikamubera byiza amen Imana ikamugenda imbere kandi ndamukunda cyane urakoze Imana iguha umugisha kandi nanjye n'ukuri wa mbere umugisha kandi Imana wakiriye ejo bundi ikomeze ikurinde muri byose and God bless you yego murakoze cyane urabyumva ariko ndababaye cyane yo ngarababaye Ali
yego tuzajya tuvugana cyane kandi sawa rero kutamwifurije urugendo rwiza yabikoze ari ku Gasaro Gasaro TV ashaka iki mama sawa Ali wakire gute amagambo y'uyu musore wa musore wakwihebeye mwana ndayakiriye neza umwana mwiza kandi ashima cyane ukuntu yakiriye Yesu kuri televiziyo ni nawe muntu wa mbere watuje yego nibyo vraiment kuva naza no mu Rwanda dayeri rero umva Imana ishimwe kandi nzi ko Imana imufitiye gahunda nziza kandi nzi ko nzagaruka azaza ambwira inkuru nziza Imana ibintu yamukoreye kuko Imana igira inzira nyinshi buriya cyangwa se ugasanga ari babaye papa b'abana beza nabo nta kidashoboka muri nosi buriya njyewe ndi umuntu uvuga ko inzira z'Imana ziratangaje uko tubona siko abantu babona kandi twese turi abana b'Imana kandi twakoze mu ishusho y'Imana rero nyine ubwo Imana ibona ko ari webwe nta kundi ibona kandi ko atari webwe nuko imufitiye undi wiwe nanjye ifite uwanjye byose birashoboka mami byose birashoboka nzagukumbura Aline nange nzagukumbura cyane ariko cyane kandi mwarakoze kumpa ikiganiro platform nukuri kw'Imana ndanashima ko nabikozwe n'umudamu cyangwa umukobwa buriya abantu bajya bamenya kuko njyewe mvuga cyane mvuga histoire ya mon ex ngo abagabo bashaka gutinya yuko ngo nabashyiranze ariko bakambivugira ntaho bihuriye kubera ko nyemvuga ibyambayeho ntabwo waza agomba kuza ngo abe complexe y'ibintu mvuga kuko ni histoire yanjye ni nkuko umuntu aza akavuga agakiza kiwe akavuga kuvuga ati nari indaya nari umusinzi none uzanga kumurongora kumugira umugore wawe muzima ngo nuko kera yari indaya kandi ugasanga nawe ariyo urumva rero iyi ni tanga n'isomo iyi ni histoire yanjye kuba mbivuga nta buri nuko nyifitanye relation n'uwa kera ko n'umuntu ushaka gutinya ati wenda aracyamukunda oya byacu byose byararangiye icya kabiri ntaho bihuriye n'ubuzima bwazahurana ejo nanjye ntaho bihuriye n'uwo tuzakundana ejo gusa uzaza agomba kumenya ko iyo histoire yabaye ko ntabikore akaza nemeza kuza kameme ntabwo azabeherejwe n'Imana ntabwo abazaba aje kongera kurepeta ibintu bibi gusa uje ntagire complexe y'histoire mvuga cyangwa yumve ko we nzamuvuga ngo kuko nzamuvuga nabi uzaza uri umuntu muzima noneho sinkuvuge kandi sinangombwa ntago buse ibindi mbamo byose ndabivuga no iriya histoire iri particulier ku buzima bwanjye it's very particular sibyo mu buzima bwanjye kandi ifite intego ni ukugira ngo ibyambayeho bitaba ku bandi n'ababikora basaba imbabazi babivemo n'ababinkoze basaba imbabazi buriya guhemuka ni ikintu kibi no gukomeretsa umuntu ni ikintu kibi ariko rero umuntu wese waza ntugire ikibazo don't worry ngo ariko njye mbona rimwe na rimwe utazongera kubana n'umunyarwanda abantu yuko bajye bambwira ngo nshobora kutabana n'umunyarwanda waramubwiye ariko igisekeje rero njyewe nakubwiye ko nta kibazo vrema umunyarwanda ni umuntu wese nkuko navuze hari abanyarwanda beza hari abanyarwanda babi hari abazungu beza hari abazungu babi abashinwa babi n'abashinwa beza siko twese turi kimwe rero ntabwo nzagendera ku isura nimba Imana ibonye uwo muntu umutima we duhuje why not kandi akaza supportinga vision mfite nanjye nka supportinga vision mfite apana kuzunzimya I won't allow it kugira ngo nkwifurize gukomeza uyu mushinga wawe biranshimisha kubona uri gukora iki kandi uri n'umukobwa no kuva amagambo y'abantu kubera barabyumva umukobwa kuva ati kucyakora ibintu abazi ibintu nka biriya ariko niwe muhamagaro wa mami kandi ukeneye ko ngufasha uzambwire ni ukuri makanimero kawe muri ufite icyo muzakena muzambwire nzagusapotinga dukora n'ibiganiro rwose nzayamba koheza ari n'umudamu ushaka kuzaga witwa Vestine nazina nawe afite ibintu byamubayeho ariko yarasaveza ibintu uri amakontakti yawe ndayiguha God bless you hanyuma tugiye kwinjira rero murabibona Aline aragiye igira icyo ubwira abakunzi bawe mwarakoze thank you guys amakomantere yanyu narasomye ni menshi nukuri mwarakoze kunsapotinga abanyumvishije bakansengera abafani banje rwose n'abakunzi banje ndabashima cyane n'umutima uvuye kure abanyandikiye ntarasubiza mu mbabarire suko ntashaka kubasubiza ahubwo nuko ntarabona umwanya naho bampinze bakabisuzugura namwe ndabakunda buriya nta muntu utabaho atafite abanzi n'abamupinga sibyo
ndagira mbabwire namwe mwampinze cyangwa se muvuga ibintu namwe ndabakunda ariko mutuze kuko Imana yahamagaye kirasohoka uko biri bwose ubuze ndagusigira ikidisi basi ko byose nabizinze gusigira agasaha guys murabibona ubundi inshuti wow thank you so much reka nguhobe I love you too murabibona muri kubibona this is a memory of Aline. Wow, mbega isaha nziza murabibona ariko muri kubona. Yes Aline ukuri wakoze cyane Imana igumugisha kandi ugendane n'Imana. Thank you so much, bye. Mwah. Gasaro TV.